Welcome to Behind the Show. Reka twumve inkuru yabayeho, inkuru nyayo yabaye ku mugore cyangwa umumama wari warabuze urubyaro, washatse akabura urubyaro. Ni inkuru ushobora kwigiramo byinshi, ni inkuru ushobora kwigisha byinshi. Ntucikwe nayo rero, ugumane nanjye kuva kutanyo kugera ku iherezo. Nawe mushyashya ndaguha karibu, kanda subscribe ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe nshyizeho iyindi nkuru cyangwa ikindi kiganiro. Wakoze guhitamo Behind the Show. Let's get started. Atangira avuga ati uwo mugoroba nari ndi mu nzira nshyire papa wanjye umugati aho yakoreraga. Umunsi izuba ryari ricanye cyane kandi nari nakererewe. Nuko ubwo nangeze mu nzira rero abagabo babiri baje kugaragara aho ngaho, noneho batangira gushaka kumuhotera. Nuko ndangije ndababwira nti mundeke ntambuke. Umwe muri bo yaramfashe, nari mfite ikintu cy'icyuma mu kundi kuboko, ndangije nkimukubita mu mutwe. Ubwo nangerageje kwirukanka, wa mugabo wa kabiri yahise amfata, arangije aranterura anshyira ku bitugu arirukanka. Natangiye kurira cyane. Nuko ubwo ngubwo muri ako kanya haje kugaragara undi mugabo ntazi aho yari aturutse, atangira gukubita wa mugabo warunteruye. Ko ndangije mpita ngwa hasi. Nuko babaga uko ari babiri bose bahise bacika arirukanka. Nuko ndangije nahise mbwira wa mugabo nti urakoze cyane gukiza ubuzima bwanjye. Arangije arambaza ese uri kujya hehe aya masaha? Ndangije ndamusubiza nti nari njyanye umugati nkukire papa wanjye ari gukorera. Nuko bari abagabo b'abagome batangira kumfungira inzira. Ntabwo nzi icyo bari kunkorera utaza kuza. Arangije arambaza ati witwa nde? Ndangije ndamusubiza nitwa Fatima. Arangije aravuga ati izina ryanjye nitwa Akbar. Ese papa yitwa nde? Ndamubwira nti papa wanjye yitwa Hashan Mola. Then arangije arambwira mba muri village ikurikiriye yanyu. Wowe uba hano muri village sibyo? Ndamubwira nti yego. Akimara kuvuga ibi ngibi yahise amereza ibyo kurya, arangije arigendera. Ibi bintu byose nandi kukubwira byabaye mu myaka 70 ishize. Nyumaho iminsi 10 cyangwa 12 abagore batatu ndetse n'umugabo baje iwacu, bari baherekejwe na Molana wa village yacu. Nuko umugore umwe arangije aravuga ati njyewe ntuye muri village ituranye n'iyanyu, nazanywe n'ikintu kimwe cyo kubasaba uyu mwana w'umukobwa wanyu kugira ngo mushyingire umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye yitwa Akbar. Nkimara kubyumva aho nari nikinze, nahise numva ntangiye kwishima kubera yuko nanjye nari nakunze uriya mugabo. Uko byagenze rero papa wanjye yahise abyemera kubera yuko yarasanzwe ari inshuti ya Molana. Nuko byarangiye shyingiranywe na Akbar. Akbar yarankunze cyane nanjye kuko ndabibona, ndetse n'amabukwe yitwaraga neza kuri njyewe. Nyuma yuko nkora mariage amezi 2 yose, ntago mabukwe yatumaga ari ikintu na kimwe nkora. Yarambwiraga ati dia uri mwiza cyane, nuramuka ukubuye uraza kwandura. Iminsi yose yagiye itambuka ndetse turi mu byishimo ndetse turi no guseka. Nuko ubwo hashiraga umwaka nyuma ya mariage, noneho mabukwe atangira kujya avuga cyane ndetse anasubiramo ati Fatima ndashaka umwuzukuru, ndashaka kureba umwuzukuru wanjye mbere yuko mpfa. Nari nzi igihe nari maze cyose nanjye, ariko naramushubije nti ariko nyagasani niwe ugena urubyaro, ese ntabwo ari byo? Arangije arambwira ati nibyo uri mukuri, ariko njyewe ndambiwe n'ibi byose, ndambiwe no gutegereza. Nawe ubwawe urabyumvisha uburyo byari binkomere gusubiza amabukwe. Andi mezi 6 arongera arashira, ndetse noneho imyitwarire y'amabukwe itangira guhinduka. Noneho yatangiye kumbwira nabi, atangira ndetse no kuntocaringa. Yajyaga ambwira ngo igiti kidatanga imbuto cyangwa ntigitanga indabo nta kindi kiba gikwiriye usibye kugicana bakagitekesha. Akongera akavuga ati iyo nza kumenya yuko ndi kuzana ingumba y'igiti mu rugo rwanjye, ntabwo nari kwemera gushyingiranwa n'umwana wanjye. Ibyo byose yabivugaga byarambabazaga cyane, simbashe kuba nafatira amarira, atangira akarira. Nuko umunsi umwe umugabo wanjye Akbar yatangiye kubona yuko ntangiye kugira stress. Arangije arambaza ati Fatima niki kijya mbere, ese niki kitagenda, ese ukomeze nk'umuntu ufite stress muri iyi minsi? Arangije ndamusubiza ni nta kibazo ntacyo. Nagerageje kumwumvisha yuko buri kimwe cyose kimeze neza. Arangije arambwira ati ndabyumva neza yuko ukumbuye papa wawe, ejo nzakujyana gusura papa wawe. Nuko umunsi wakurikiyeho yaramfashe anjyana gusura papa wanjye. Mama wanjye yari amaze iminsi apfuye kuko nta n'abandi bavandimwe nari mfite. Ubwo nari ngeze mu rugo mbonye papa wanjye, nasanze arwaye. Arangije ndamubaza nese papa uri gufata imiti? Arangije aransubiza ati maze iminsi mfata imiti ariko nakuye
ku mugabo ku muvuzi wa gakondo ariko ntabwo iri kumfasha. Ko nanjye ndamubwira nti papa ndashaka kukujyana kwa muganga mu mujyi, itegure. Umunsi wakurikiyeho nahise njyana papa wanjye kwa muganga mu mujyi, nuko ubwo umudogiteri yamwitagaho amaze gukora check up arangije amwandikira imiti, dufata urugendo tugaruka mu rugo. Ariko tugeze mu nzira natangiye kubona mu maso ya Akbar hari ukuntu ari kureba, mbona ko atishimye, mbona ko afite ubwoba. Naje ndamubaza ese dogiteri yavuze ngo iki byerekeranye na papa wanjye? Nuko nyuma arangije ansubiza ati papa wawe afite indwara ikomeye cyane, umutima wanjye wahise usimbuka. Icyo gihe papa wanjye yari yafashwe n'indwara y'igituntu. Ako kanya nahise ntangira kurira, ariko Akbar umugabo wanjye yatangiye kumpumuriza ati indwara ye iracyatangira, nafata imiti neza azakira, humura nta kibazo. Ariko nari mbizi neza ko Akbar yarimo agerageza kunkomeza ndetse ashyiramo icyizere. Nabibonaga neza ko papa wanjye amerewe nabi. Ubwo Mabukwe yumvaga ibyerekeranye na papa wanjye, nawe yaranyegereye aranyihanganisha arampumuriza. Mu by'ukuri Mabukwe ntabwo yari umuntu mubi ku mutima. Igitondo cyakurikiyeho rero papa wanjye yahise yitaba Imana. Nahise ntubwenge, ni ukuri mbabwije ukuri, haba Mabukwe ndetse haba n'umugabo wanjye Akbar baramfashije bigaragara. Nyumaho rero gakeya nagiye nongera ntora imbaraga, ariko nyumaho amezi 3 cyangwa 4 nanone Mabukwe, imyitwarire ya Mabukwe yarongera ahinduka. Umunsi umwe umuturanyi wacu anti wa Zarina yaradusuye, nuko arangije abwira Mabukwe ngo ati umuhungu wawe amaze imyaka myinshi cyane arongoye kugeza n'ubu nta mwana agira. Nuko Mabukwe yarangije amusubiza ati ntabwo nigize menya yuko ndi kuzana umugore w'ingumba, ati ndicuza cyane, nangije ibyishimo by'umwana wanjye ubwo nahitaga nko kumushyingira uriya mukobwa. Nuko arangije amubwira ati umuhungu wawe ntabwo arakura cyane sibyo, ese kubera iki utashaka undi mukobwa ukamushyingira Akbar? Nimba atari ibyo ngibyo uzarinda upfa utegereje ko ubona umwuzukuru. Nuko Mabukwe arangije amusubiza ati Akbar wanjye ntabwo azigera yicuza ibyo ngibyo. Ubwo numvaga icyo kiganiro cyakira aho ngaho nahise ntangira kurira. Nari nkumbuye papa wanjye mu icyo gihe. Umunsi nahise nanzura yuko ngomba kuganiriza umugabo wanjye Akbar nkamubwira ibyo bibazo. Nahisemo ko ngomba kubwira umugabo wanjye nkamubwira buri kimwe cyose uko mama we amfata, dore yuko ntari narigeze na rimwe mbwira Akbar ibyerekeranye na mama we. Nuko ubwo Akbar yageze mu rugo nahise muha ibyo kurya ndetse muha amazi. Noneho arangije arambaza ati bimeze bite Fatima, ese wandakariye? Ndamusubiza yego. Nabimubwiye n'ijwi riremereye cyane, ndangije mubwira buri kimwe cyose cyerekeranye n'imyitwarire ya mama we. Akbar byahise bimurenga, arangije arambwira ese kuki utambwiye mbere yose? Ndangije ndamubwira ese iyo mbikubwira ari gukora iki? Arangije aransubiza ati byibuze nari kubasha kumusobanurira nkamubwira yuko kugira umwana biba biri mu maboko y'Imana. Ndangije ndamubwira nti okay. Ndangije ndamubwira nti mama wawe yanyise ingumba. Arangije arambwira ngo ikibuga cy'umupira ntabwo gishobora kweramo imyaka. Nuko Akbar arangije arambwira ati Fatima ntugaha agaciro amagambo ye, arashaje kandi urabizi neza uko abantu bashaje bitwara, baba bameze nk'abana. Ndangije ndamusubiza nti nibyo mama arimo arashaka kugushyingira undi mugore ngo kugira ngo abone umwuzukuru, ariko ntabwo nzatuma ibyo ngibyo biba. Akbar arangije arambwira ati mama wanjye ntabwo ashobora kuvuga ibyo bintu. Ndangije ndamubwira nti nimba se naramwumvise n'amatwi yanjye ntabwo nabwo wabyizera. Ndamubwira nti anti wa Zarina yabimubwiye ngo azashake undi mugore, ko azagushakira undi mugore, ndetse mama we yabyemeye. Nuko Akbar arangije arambwira ati uri ubuzima bwanjye Fatima, ntabwo nzigera nshaka undi muntu, nta nubwo nzigera mba umugabo w'undi mugore. Nyuma yaho rero Zarina yakomeje kuza mu rugo rwacu, ndetse baje gushaka umukobwa bashaka ko bazamushyingira Akbar. Uyu mukobwa akaba yari umukobwa wakoraga mu kinyamakuru. Muri uwo mugoroba igihe Akbar yari yicaye ari kurya, nuko Mabukwe arangije aramubwira ati Akbar ndashaka kuvugana nawe kandi ikintu cy'ingenzi. Akbar arangije amusubiza ati sawa ngaho mbwira ndi kumva. Nuko Mabukwe arangije aramubwira Akbar namaze guhitamo yuko ngomba kugushyingira undi mukobwa. Akbar yahise arakara, arangije aramubwira ngo ushaka kunshyingira undi mugore? Mama njyewe nshimishijwe no kuba mbana n'umugore umwe, wowe urashaka kunshyingira undi wa kabiri? Ese ni ukubera iki urimo ugerageza kwangiza amahoro yanjye?
ntabwo jyewe nshobora kwihanganira eh, ibibazo by'abagore babiri. Nuko arangije aramusubiza ati Akbar, ntabwo ugiye ndi gukina, nyumva neza, njyewe nshaka kubona umwuzukuru kandi vuba byihuse, kandi ndabizi neza Fatima ntabwo azigera asubiza iki cyifuzo cyanjye. Akbar arangije aramusubiza, ese ni ukubera iki atazagisubiza? Ese Fatima ntabwo ari umugore? Nuko mabukwe arangije aramubwira ati nibyo niwe, ariko ntabwo ibyo bintu yabasha kubikora, uno mugore ntabwo bizi, uno mugore ntabwo yuzuye. Nuko Akbar arangije aramusubiza ati mama, nyumva neza, ntabwo jyewe nzigera nshaka undi mugore. Avuga ibi ngibi Akbar yahise asoza ibyo kurya bye, arangije atajya hejuru, atajya mu cyumba cyo hejuru. Nuko mabukwe asigara aho ngaho, asigara avuga, ntabwo nzi uyu muteramwaka w'umugore ibyo yakoreye umwana wanjye, ariko ndabizi neza iyo namaze gufata imyanzuro ntabwo ngiye njya nyivaho. Reka ndebe igihe bizamara cyose, umuhungu wanjye agomba gushyingirwa. Nyumva ibi ngibi nahise numva ntangiye kwicuza. Mabukwe wanjye yari umuntu utari mwiza, yakoze ibishoboka byose, atangira kujya agerageza Akbar kugira ngo abashe kwemera yuko yashyingirwa undi mugore. Nuko muri icyo gihe rero nahise nibuka uwo mushiki wanjye witwaga Safi. Safi yari umuturanyi wanjye ndetse ari n'inshuti yanjye. Nuko umunsi wakurikiyeho nahise mbwira Akbar, ndamubwira nti njyana ku nzu ya papa, ndashaka guhura n'inshuti yanjye ya kera. Nuko Akbar yarabyemeye, noneho anjyana ku nzu ya papa. Safi yakundaga gusura umugabo wakundaga gukiza abantu ndetse no kuvura abantu babaga bafite ibibazo bitandukanye. Uyu muganga ariko akaba yari umuganga gakondo. Nuko arangije arambwira ati ni umugabo mwiza utajya unaka n'ibintu byinshi cyane n'ibiciro byinshi cyane, kandi afasha buri umwe wese. Ubwo nabwiraga Safi ibibazo byanjye yarasetse, arangije arambwira ati utu ngutu ni utuntu tworoshye cyane, iyo uza kumbwira mbere yose ubu ngubu wagombye kuba ufite abana babiri mu rugo rwawe, ejo ugomba kuza ukajyana nanjye tukajya kumureba. Arankunda cyane, nkunda nk'umukobwa we, nta nubwo tuzahagera ngo utegereze amasaha nk'uko abandi bajya bategereza. Nuko rero umunsi wakurikiyeho nahise njyana na Safi k'uwo mugabo. Nk'uko yari yabivuze, hari abantu benshi cyane bari bari ku murongo bategereje hanze. Safi aho ngaho yafatwaga nk'umuntu w'intumwa cyangwa se w'umufasha w'uyu mugabo. Twarajyanye, ahita njyana direct, atiriwe ategereza aho hanze, ahita yinjira. Nuko akimbona yahise avuga, ikikuzanye ni ukugira abana, ariko ugomba kubakorera, ugomba gukora cyane kugira ngo babone. Nkimara kumva ko avuze iby'abana byahise bintungura, ese ni iki cyari kimubwiye yuko aricyo kinzanye? Nuko Safi arangije arambwira ngo uyu mugabo ashobora kumva buri kimwe cyose mbere yuko muvugana. Nanjye ndamubwira nti niteguye gukora buri kimwe cyose, ariko nkagira urubyaro, ndakwinginze nk'umugisha ngira abana. Nuko akimara kumva ibi ngibi arangije afunga amaso. Noneho arangije, ubwo yafunguraga amaso nahise mbona ibintu bidasanzwe mu maso ye. Arangije arambwira ati tega amatwi neza wa mugore we, hari ibintu bidasanzwe biri kugukurikirana. Nyoko bukwe ari gukora buri kimwe cyose kugira ngo akurwanye, rero mbere ya byose ngomba kubanza nkafunga iyo mitego yose. Nuko arangije areba Safi, arangije aramubwira ati Safi, mushakire ihene y'umukara kugira ngo tuyitambemo igitambo. Safi arangije aramusubiza ati sindakura hehe ihene y'umukara? Nuko wa musaza arangije aramubwira ati ihene y'umukara byanze bikunze irakenewe, kora ikintu kimwe, fata amafaranga y'iyo hene nurangiza uyahe intumwa zanjye, baraza kwishakisha. Nuko Safi yarabyemeye, arangije aravuga ati nta kibazo, turaza kubikora. Nuko wa musaza arangije aravuga ati ubu noneho mwagenda, intumwa zanjye ziraza kubabwira igikurikira. Nuko ubwo twageraga rero aho intumwa ziri, batubwiye yuko tugomba kwishyura $15 yo kugura iyo hene. $15 yari amafaranga menshi cyane kuri njye. Akbar ubwo twazanaga yari yampaye amafaranga yageraga ku $20. Ako kanya rero nahise mfatamo $15, ndangije nyaha intumwa. Noneho arangije aravuga, umuvuzi arebe ukoreshe amaraso y'iyi hene mu migenzo, ejo muzagaruke kandi muze ku isaha. Nuko Safi arangije arambwira ati uriya musaza ni umuntu ufite experience nini cyane, ati nta muntu ujya uva mu cyumba cye ngo avemo imbokoboko. Nuko uwo mugoroba ubwo Akbar yazaga kuntwara ngo asubire mu rugo, nuko arangije aravuga ati Akbar, ndagusabye reka Fatima agumane natwe igihe gitoya, bisa nkaho yishimiye hano. Nuko Akbar yahise abyemera, arangije arambwira ati sigara hano igihe cyose ushaka.
igihe numva ushaka kugaruka wowe uzanyoherereza ibaruwa nzagaruka nze kugufata. Hari andi mafaranga nari nakuye kuri Akbar yari yampaye kugira ngo ngure ibikenerwa byanjye, nuko umunsi ukurikiyeho ubwo twajyaga kureba wa muvuzi, nuko tuhageze yari ari mu migenzo ye nk'uko bisanzwe, barangije baratubwira bati arasa nkaho ahuze hari indi migenzo ari gukora, ntabwo rero muri mubone nonaha muramubona nyuma y'amasaha abiri. Nuko ubwo igihe cyacu cyageraga yarandebye mu maso arangije arambwira ati nakoze isengesho ridasanzwe kuri wowe, obstacle zose zari zikuriho zagiye, ariko ukeneye kongera ugatanga igitambo cy'indi hene y'umukara kugira ngo byose noneho birangire, ubonye ubudahangarwa. Nkiriwe njijinganya nahise mfata andi mafaranga ndangije ndayamuha, arangije aransobanurira ati namaze ijoro ryose mu irimbi ku bituro ndi kugusengera, ndetse uyu munsi wose niriwe ndi mu masengesho ngusengera. Nuko umunsi wakurikiye nabwo twaragarutse turamutegereza amasaha 2 kugera kuri 3 bataratuma tumubona. Uwo munsi imyitwarire y'umugabo w'umuvuzi nabonye nkaho isa nkaho yari itandukanye, yari afite akantu kameze nk'inkono kari aho ngaho karimo kazamukamo umwotsi. Yarangije aramfashe aranyegereza, arangije aravuga ati ngwino hano. Icyo gihe rero naramwegereye ariko numva afite ubwoba, arangije afata wa mwotsi awushyira mu maso yanjye, arangije atangira kuvuga imigenzo ye. Ubwo yafunguraga amaso ye yarasetse bidasanzwe, arangije aravuga ati umva mukobwa, ati njyewe naguhanaguyeho imyaka yose, natwitse buri kimwe cyose usibye na nyoko bukwe, nta n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kongera kugira icyo gukoraho. Niyo hagira umuntu ushaka kongera gukora imigenzo ashaka kukuroga cyangwa kukubabaza ntabwo azabishobora. Arangije ndamubaza ni Huzur, ese nzabasha kubona umwana? Arangije aransubiza ati njyewe nyirukanye ibibi byose byari bikuzengurutse, ati niba ushaka kugira umwana ugomba kwishyiramo icyizere wowe ubwawe. Arangije arambaza ngo mbwira ushobora gukora ibikomeye? Nuko ndangije nahise munsubiza kandi mbihagazeho, njye ntabwo mfite ubwoba bwo gukora ibikomeye. Ndangije ndamubwira nti Huzur, ndakwinginze mbwira icyo nkwiriye gukora kugira ngo ngire umwana. Nuko wa musaza arangije arambwira joro ugomba kujya mu irimbi, ugende ujye ahantu hari imva nshyashya, nurangiza wogere aho ngaho. Nyumva ibi ngibi nahise numva ngize ubwoba. Umugore uwo ari we wese yari guhita abyanga acyumva izo kondisiyo, ariko nari mfite ikibazo gikomeye cyane cyo kugira umwana, nahise mbyemera ntanajinganyije. Nuko wa musaza arangije arambwira ati wibuke ikintu kimwe, ugomba kujya ku irimbi nijoro kandi ugomba kugenda wenyine, ariko kugera ku muryango w'irimbi ushobora kujyana n'umuntu ariko ntugomba kwinjirana nawe. Arangije arambwira ati ukore ibishoboka byose kugira ngo ukore ibi bintu kandi ubikore udakererewe, ugomba kubikora mu gihe cy'iminsi 7. Ntuzigere utuma ibitekerezo by'umuntu uwo ari we wese byinjira mu bwonko bwawe, wowe amaso yawe yerekeze ku Mana, nanjye ubwanjye aho nzaba ndi hano nzaba ndi kugusengera. Ikindi kandi nzohereza abamarayika banjye bakurinde, nuramuka ugize ubwoba ukirukanka icyifuzo cyawe ntabwo kizasubizwa. Numara koga ugomba gusohoka kandi ugasohokera ku wundi muryango wa exit, aho ugende ubikore nk'uko nabikubwiye. Ubwo rero twavaga aho ngaho nari namaze guhamuka. Nuko Safi arangije arambaza ese uzashobora gukora ibi bintu nk'uko wabikubwiye? Naje ndamusubiza yego, njyewe nakora buri kimwe cyose kubw'umuryango wanjye, kubw'umugabo wanjye, kubwo kugira ngo ngire umwana. Nuko Safi arangije arongera arambaza ati se ushobora kujya ku irimbi saa 6 z'ijoro? Naje ndamusubiza umuvuzi yambwiye yuko yampaye uburinzi, yambwiye yuko ari bunyoherereze abamarayika be bakankurikira. Nuko Safi arangije arambwira ati bitekerezeho, wongere ubitekerezeho mbere yuko ufata umwanzuro. Ati kubera yuko nuramuka ubitangiye ntubirangize neza nk'uko babikubwiye ntabwo uzigira usubizwa ibyifuzo byawe. Naje ndamusubiza nti ntabwo nitaye ku cyabaho cyose, njyewe nzabikora kandi nzarangiza iminsi 7 nk'uko yabimbwiye. Nindamuka nsinzwe nzahita nemera yuko ari amakosa yanjye. Umuvuzi yambwiye yuko ngomba gutangira mu 5 nijoro nkakomeza kugeza igihe nujurije iminsi 7. Uwo munsi wari kwa 2, nagiye kuryama numva nta kibazo meze neza, ariko nakubeshye nari mfite ubwoba. Niba ntekereza uburyo nzajya mu irimbi saa 6 z'ijoro
narangiza noneho nkongera hejuru y'imva, numvaga mfite ubwoba ntekereza nese nihagira umuntu uzambona azavuga ngo iki. Nuko mu ijoro ryo kuwa gatanu Safina ndetse nanjye twavuye mu rugo dufite indobo irimo amazi ndetse n'igikombe twerekeza ku irimbi. Irimbi ryose ryari ricecetse. Nuko twarahageze, tukihagera dutangira kubura ubwenge, twumva dufite ubwoba bwinshi cyane. Igihe kirekire twari tugenze n'amaguru, byonyine nkubwije ukuri urugendo twakoze narwo rwari ruteye ubwoba, rwari rukomeye. Aho ngaho rero ku irimbi hari parite ebyiri, hari ibice bibiri, hari igice cyo kwinjiriramo ndetse n'ikindi gice cyo gusohokeramo. Nkihagera rero nahise nibuka uko umuvuzi ambwira yuko ngomba kwinjira, ariko aho ninjire ntagomba kuhasohokera, ngomba kongera nkasohokera aho basohokera. Nuko ndangije nabwiye Safi nti wowe urantegerereza aho basohokera. Safi yari afite ubwoba bwinshi cyane bwo kuguma wenyine, ariko kubwo ubushuti twari dufitanye yarabyemeye arasigara. Nuko narinjiye ninjira njyenyine, ninjira mu irimbi mfite ubwoba, ndi gutitira, ubwoba bwandenze ndetse mfite indobo y'amazi. Mubwije ukuri ko niyabuza kuba ari umuntu w'umugabo nawe yari kugira ubwoba, ariko njyewe nari mpari nk'umugore. Ntabwo ari ibyo gusa byo kuba aho ngaho, kuba narindi mu irimbi ayo masaha, ahubwo nagombaga no gukuramo imyenda nkoga. Nari narahoze numva inkuru nyinshi cyane zo abantu baba bavuga zo mu irimbi, bavuga ngo haba ibizimu, haba amajini, ariko ibyo byose nahise mbyirengagiza. Ndangije ndakomeza, nuko ndangije ngera kuri cya gituro. Ubwo negeraga cya gituro nahise numva ikintu gisa nkaho kimfashe kirankomeza, ariko njye narakomeje ngira imbaraga. Ndangije nicara ku gituro, ndangije nkuramo imyenda yanjye nk'uko umuganga yari yabimbwiye. Nuko ndangije ntangira koga. Ubwo nogaga, ibyifuzo byanjye ndetse n'ibitekerezo byanjye nari nabyerekeje kuri Nyagasani. Umubiri wanjye wose wari uri gutitira, ntabwo nshobora kukubwira gusobanura nimba bwari ubwoba cyangwa se yari imbeho. Umubiri wanjye wari uri gutitira cyane biteye ubwoba. Igihe rero nari ndangije koga, ndangije narongeye ndambara, ndangije mfata indobo yanjye kugira ngo ngane aho basohokera nsohoke. Icyo gihe nari mfite ubwoba bwinshi cyane, ariko nakomeje kwikomeza cyane, ndangije ndihuta kugira ngo mbashe gusohoka aho ngaho. Nuko byarangiye ngeze kuri exit, ngeze aho basohokera. Nagerageje kureba hose nshakisha Safi, ariko sinamubona. Naketse yuko yagize ubwoba wenda agahita asubira mu rugo, cyangwa se akaba yagumye kuri gate ya mbere. Ubwo nageraga rero kuri gate ya mbere, Safi ntabwo yari ahari. Ubwo rero nageraga mu rugo nasanze aryamye ari gutitira biteye ubwoba. Ubwo namuhamagaraga yahise ashidukira hejuru asakuza. Ndagenda ndamubaza ese byagenze gute. Arambwira ati ubwo wari umaze kwinjiramo imbere, nasigaye hanze mfite ubwoba ariko ntegereje kuri bugaruke, ariko uri umunyembaraga. Ubwo nari ndimo ngenda mva kuri gate ya mbere njya ku ya kabiri, natangiye kubona hari umuntu uri kunkurikira inyuma yanjye. Ubwo natangira kwirukanka, nawe yirukanse aranyirukankana ashaka kumfata. Nuko ndirukanka cyane, ariko birangira ngeze mu rugo. Yankurikiye mpaka ahangaha. Ntabwo yahise ubu ngo yaba arinde. Arangije arambwira ati ntabwo yari umuntu, kubera ko yari ikintu kirekire cyane, ndetse yari afite umurizo muremure ndetse n'intoki ndende. Arangije arankurikira. Nkimara kumva ibi ngibi Safi yambwiye, nahise ngira ubwoba bwinshi cyane, ariko ndangije ndikaruma. Nahise ntangira gutekereza ko wenda ari ibintu ari kwimagina. Nyuma y'ibyo ngibyo twese turyama. Nuko iryo joro nahise ntangira kurota ndi mu irimbi, ndetse ntangira kurota mbona imibiri yapfuye. Nabyutse inshuro nyinshi cyane nijoro. Nuko umunsi wakurikiyeho Safi yatangiye kurwara, atangira kugira umuriro mwinshi. Ubwo rero icyo gihe ntabwo yabashaga kuba yamerekeza. Noneho nahise ntangira gutekereza uburyo nzijyana ku irimbi jyenyine, ariko kubwo kugira ngo ndangize imigenzo nk'uko nari nabyiyemeje, nahisemo kugenda jyenyine. Ubwo rero nagendaga ngiye ku irimbi, byari ibintu biteye ubwoba. Usibye kuvuga ngo natinyaga imizimu, ariko nari mfite n'ubwoba bwinshi cyane. Mvuga ntibyanze bikunze ndetse n'inyamaswa zishobora kundya, kuko ahantu hari mu ishyamba. Naratitiraga ndetse mfite ubwoba bwinshi cyane. Ubwo rero naragiye ninjira mu irimbi. Igihe nanteye intambwe ninjiramo, nanone cya kintu cyarongeye kiramfata. Igihe rero nari maze kwicara ku gituro, nahise mbona igice kimwe cyaracitse. Nahise ntekereza ko wenda byabaye mbere, ariko naje kubona ibi ngibi kubera ubwoba bwanjye. Ndangije ndiyizeza,
mvuga nti byanze bikunze nta kintu kidasanzwe. Ubwo rero narangije nkuramo imyenda, ndangije ntangira koga. Igihe noneho nari nisutseho amazi bwa gatatu, nahise numva ibirenge byanjye noneho bibaye pararize, ndangije ryama aho ngaho ku gituro ntangira gusakuza. Icyo gihe numvaga neza umuzimu wari warapfuye, wari warahambwe muri icyo gituro, yarimo ankorakora ari kungendaho. Icyo gihe nari ndyamye kuri icyo gituro, numvaga kiri kumuvinga, kiri kugenda. Ndangije ntangira kumva ijwi, ariko ijwi rivuga icyongereza, rivuga ngo ninde uri hano. Natangiye kugira ubwoba bwinshi cyane, nahise ntangira gutekereza, ndavuga se ni gute imizimu iri kuvuga mu cyongereza, urinde? Ndangije ndabaza. Icyo gihe ngiye kubona mbona itoroshi iramuritse mu maso. Ntabwo rero yari umuzimu wari uri kuvuga, ahubwo ari umusirikare w'umwongereza wari waracitse igisirikare, yari yarihishe aho ngaho, niwe wabinyibwiriye. Yari ategereje ngo amahirwe nk'ayo ngayo. Ubwo rero nahise ngwa mu mutego nk'urubuto ruhiye. Narashakuje, ndatabaza, ndasakuza cyane uko bishoboka, ariko ntabwo nari guhagarika ibyari biri kumbaho. Umugabo rero yanshyize aho ngaho ku gituro, arangije aransambanya. Nuko arangije afata imyenda yanjye arayinyambika, ndangije ndirukanka cyane bishoboka. Nyuma y'ibyo byose nta kintu na kimwe noneho nari mfite ubwoba. Ntabwo nari mfite ubwoba bw'imizimu, ntabwo nari mfite ubwoba bw'imyuka mibi. Igihe nageze mu rugo nasanze Safi antegereje, arangije akimbona arambwira ati Fatima, uri umunyembaraga, byanze bikunze uzatsinda. Ndangije ndamusubiza nti ariko ntabwo nzongera gusubira hariya ejo. Safi arangije arambaza ati kubera iki? Ese nawe imizimu yakwirukankanye? Ndangije ndamubwira nti yego, nijoro imizimu nanjye yanyirukankanye. Ndangije ndamubwira nti mabukwe kera yajyaga akunda kumbwira ngo sinkakorope kubera yuko nshobora kwandura, ariko uyu munsi noneho nanduye bihagije. Nari umwizerwa kuri Akbar, ariko ubu ngubu ndizera neza yuko namaze gutenguha icyizere yangiriraga. Ariko nyuma y'ibyo byose narikomeje, ntangira gutekereza yuko nta kimwe nakoze ku bushake. Ndangije nsaba Nyagasani imbabazi, ndavuga nti Allah, mbabarira ibicumuro byanjye. Nuko umunsi wakurikiyeho nahise nohereza ubutumwa Akbar kugira ngo aze kumfata ansubize mu rugo. Nari namaze gufata umwanzuro ko kugira umwana atari ibyanjye. Nuko muri uwo mugoroba Akbar yarahageze, arangije aramfata ansubiza mu rugo. Yarishimye cyane, ndetse agakomeza kumbwira ati Fatima, nagize irungu ryinshi cyane ubwo utari uri hano. Iryo joro Akbar yamfashe neza cyane, ambwira amagambo meza. Byari bimeze nk'aho ari umunsi wa mbere wacu w'ubukwe, ariko nk'imbere nari ndimo gushira, nari ndi kwicuza ibyo nakoze byose, ndetse nari nitesheje agaciro kanjye. Nuko iminsi yaragiye itambuka, noneho ubwo nari nicaye kuri varanda, ntangira kumva mfite iseseme, numvaga nshaka kuruka. Nahise niruka ndangije mfata indobo. Nuko ubwo mabukwe yumvaga ndi gutaka, yahise aza yirukanka aramfata, arangije arambaza ati Fatima, umeze neza? Nanjye ndamusubiza nti no ama, ntabwo meze neza, ndumva mfite iseseme ndetse mfite no kubabara mu mutwe, sinzi impamvu. Nuko acyumva ibi ngibi mabukwe yarishimye cyane, yahise yirukanka, arangije ajya kuzana umuvuzi umwe, umukecuru umwe wo mu gace. Umukecuru akaba yitwaga Hajira. Nuko uyu mukecuru arangije arampima, nuko arangije aha inkuru nziza mabukwe. Arangije arambwira ati mama Akbar, felicitation, congratulations, ugiye kuba grandmother. Nuko mabukwe yahise atangira kubyina aho ngaho n'ibyishimo byinshi. Yahise yohereza umuntu ngo ajye guhamagara Akbar aho yari yagiye gukora mu kazi. Akbar nawe akimara kumva amakuru yarishimye cyane, yahise afata umuntu amwohereza ku isoko kugira ngo ajye kugura ibiro 5 by'ibiryohereye, kugira ngo babifate babisangize buri umwe wese aho ngaho mu gace. Guhera uwo munsi natangiye gufatwa nk'umwamikazi. Mabukwe yamfataga neza cyane, akampa amazi, akanyitaho bishoboka. Nuko byarangiye rero mbyaye umwana w'umuhungu. Nari naniwe cyane, nta kintu na kimwe nashaka gukora, ariko numvaga wa mukecuru ari kuvuga ati mama Akbar, congratulations, ati n'umwana w'umuhungu. Umunsi wakurikiyeho mabukwe yaratetse, arangije atangira guha buri umwe wese aho ngaho mu gace, arimo yishimira ko yabonye umwuzukuru. Akbar nawe yarishimye cyane, ariko buri umwe wese abonaga umwana wanjye ati uyu mwana uko agaragara birasa nkaho ari umwana w'umwongereza. Umwana wanjye yari afite uruhu rw'umweru, ndetse afite imisatsi iri gold.
ndetse afite amaso y'ubururu. Umwana wanjye yasaga neza neza nka wa musirikare wamoteye mu irimbi. Nuko byarangiye rero tuvuye aho ngaho tujya kuba muri Pakistan. Nuko tugezeyo Akbar yahise atangira gucuruza imyenda, ariko Allah yaje kumufasha, noneho business ye irakura. Nuko nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5 gutyo yahise agura imodoka nziza cyane, arangije yubaka n'inzu aho ngaho mu mujyi. Nyuma yaho y'imyaka 10 ubwo twavaga aho ngaho, mabukwe ye yahise yitaba Imana. Akbar yaje kwita wa mwana wacu Anwar, umwana yigaga mu ishuri ryiza cyane aho ngaho mu mujyi. Nuko hashize igihe rero umwana yaje kujya hanze ajya kwiga amashuri yisumbuye. Ubwo rero yavaga aho ngaho ntabwo yigeze agaruka, ahubwo yageze yarangije, noneho ahita ashakana n'umugore wabaga aho ngaho ari impunzi, ndetse bahise babyarana umwana. Ntabwo nigize ndakarira Anwar kuba ataragarutse, ariko Akbar yatangiye kujya atekereza umuhungu we. Nagumanye n'umugabo wanjye, ntabwo nabashije kumubwira ukuri kubera ko nari maze kumenya yuko uyu mwana wanjye yahisemo kwigumira aho yari ari. Nahise mbona kubimubwira ntacyo byatanga. Ibyari byarabaye byose byari byaratewe n'uriya mugabo w'umuvuzi wa gakondo, ntabwo genda narabigambiriye. Uyu mugabo yari yaribasiye abagore benshi cyane, abakoresha ibyo yishakiye, abakoresha imigenzo ya gipagani, ariko agendereye cyangwa se yitwaje ibibazo babaga bafite bijyanye no kutabyara ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima. Numvise niyanze, numvise ndetse mfite ikimwaro, ndetse ubu ngubu ndabyicuza igihe cyose. Nakoze icyaha gikomeye cyane ariko kitse kimenyekana bitewe no kwizera umugabo nk'uriya. Ibi ngibi byangishije yuko igihe cyose Nyagasani ataguhaye umwana cyangwa guha urubyaro, nuko ari byo aba yifuza kuri wowe. Twakagombye gushyira icyizere cyacu ku Mana, tukirinda gushyira icyizere cyacu ku bantu bakoresha imigenzo ya gipagani. Niba atari ibyo ngibyo, uzabona igihano gikomeye cyane ku isi nk'uko nanjye byambayeho. Wakoze rero kubana nanjye kuva kutangira kugera ku iherezo. Nizere ko inkuru wayikunze, nizere ko inkuru hari icyo wayikuyemo, hari inyigisho igusigiye. Ndakwifuriza kugira isha n'ihirwe, kandi ndakwifuza kwitwara neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nyagasani ajya kurinda guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Nyagasani ajya guha ukwihangana ndetse no kwizera. Wakoze gukora subscribe, wakoze gukora like, wakoze gusharinga, wakoze gukora comment. God is watching you. Thank you very much. See you next time. Ciao, ciao.